Byatangiye aza gukorera haruguru yaho nakoreshaga nanjye. Mbona ni umwana mwiza ndamukunda, ndabimubwira musaba ko dukundana arabyemera birakomeza. Turakundana gake gake, hari 2019 agira ahindura n'akazi nabwo dukundana, nanjye ndagahindura, ibintu birakomeza, ubuzima burakomera. Kera ngaruka no muri ka kandi nakoraga nabwo turakomeza turakundana. Keza aho mbona kuko nanjye ngo kiramufasha ndavuga kandi mbona nta wundi muntu nkawe napfa kubona, ni umuntu nkunze cyane kandi ni uwanjye, niwe rubavu rwanjye. Ndavuga reka mbimubaze, ndamupropoza n'uko kuriya mwabibonye, naho kubibona bikoreye mu muhanda byo ni ibisanzwe. Nta mahitamo yawe nk'uko nawe wahitamo kubikorera ahangaha runaka. Nabyo byari ibyiyumviro byanjye kandi byanshimishije kubera ko nakoze byari bindimo. Byari byiza cyane niko nabibonye. Yes, ngira ngo ushobora kuba ufunguye inkuru Just Official kigeraho wibatse ibi ni ibiki byagenze gute, ngira ngo wabyiyumviye ugitangira ko n'umusore yatwibwiriye uko byatangiye. Nibyo ngibyo rero ni hano mu Gatenga rwose abahazi neza kwa Carlos, abazi kwa Carlos neza rwose niho iyi gahunda ibereye. Ngira ngo muri kubibona ni umukobwa mwiza w'ikizungerezi, umusore w'ibogar ameze neza cyane. Amutunguye rwose, bya bindi yamavi abantu batera abantu babizi, urabona ko uyu muntu we tarabizi rwose. Wenda ashobora kuba yaramwijeje cyangwa wenda yarazi ko bagiye hagiye kuriterera, ariko urabona ko mu muhanda bimutunguye. Ngira ngo nibyo, mukomeze mwihere ijisho, munakora comment, mukora share, mukora like. Utarakora subscribe ni Just Official, bana natwe mu biganiro tukugezaho umunsi ku munsi. Ngira ngo iri video riratunguranye nubwo bwose dukunda kubagezaho amakuru y'imyidagaduro, ariko ni imyidagaduro kandi urabona ko ni igikorwa kidasanzwe gitunguranye. It's a surprise. Bisigaye mwiyumvire namwe. Byatangiye aza gukorera haruguru yaho nakoreshaga nanjye. Mbona ni umwana mwiza ndamukunda, ndabimubwira musaba ko dukundana arabyemera birakomeza. Turakundana gake gake, hari 2019 agira ahindura n'akazi nabwo dukundana, nanjye ndagahindura, ibintu birakomeza, ubuzima burakomera. Kera ngaruka no muri ka kandi nakoraga nabwo turakomeza turakundana. Keza aho mbona kuko nanjye ngo kiramufasha. Ndavuga kandi mbona nta wundi muntu nkawe napfa kubona, ni umuntu nkunze cyane kandi ni uwanjye, niwe rubavu rwanjye. Ndavuga reka mbimubaze, ndamupropoza n'uko kuriya mwabibonye, naho kubibona bikoreye mu muhanda byo ni ibisanzwe. Nta mahitamo yawe nk'uko nawe wahitamo kubikorera ahangaha runaka. Nabyo byari ibyiyumviro byanjye kandi byanshimishije kubera ko nakoze byari bindimo. Byari byiza cyane niko nabibonye.